بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نمغشمira Allah no gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi uramukurikiye dusaba Allah ko twaba muri abo ngabo, Allahumma amin. Nyuma yo kurebera hamwe isomo rya mbere mu gitabo gihambaye kitwigisha kunoza imisomere yacu ya Qur'an, Qa'idatu Nuraniya, musannif yatangije isomo hurufu al-hijai al-mufrada, inyuguti mu cyarabu imwe kuri imwe cyangwa se zidafatanye, akurikizaho isomo rikwiriye gukurikira iri rya mbere hurufu al-hijai al-murakkaba, inyuguti mu cyarabu zifatanye. Iri somo rya kabiri umunyeshuri abakwiriye kuryiga neza akarinonosora nkuko byagenze ku rya mbere, kubera ko iri rya kabiri riri mu masomo atuma umunyeshuri amenya buri nyuguti yose mu nyuguti za Qur'an. Turatangira alif nkuko twabibonye mu isomo rya mbere, lam alif, lam alif, lam alif, ngo turafatanya lam na alif, lam alif, lam alif, lam alif, ba alif, lam alif, lam, lam alif, lam ha, lam ha, lam alif, ba lam ba, kaf, kaf, kaf ba, kaf ba, kaf alif, kaf alif, ba kaf ta, ta kaf sa, ba ta sa, nun, ya, ba alif, nun alif, ta alif, ya alif, sa alif, ba sin, ya sin. Naam, imirongo uko ari itandatu, uko ari itanu, twizemo gufatanya inyuguti nkeya tuzunganisha na ngenzi zazo, ariko tuba dukwiriye kubikora cyangwa se tugahakikisha ko umunyeshuri ari kunganisha inyuguti nkuko yarizize muri ad-dars al-awwal. Iri somo rero ridufasha kuba umunyeshuri abasha kumenya buri hurufu min al-huruf al-Qur'an, abasha kumenya inyuguti mu nyuguti za Qur'an, kuko iri somo rirangiye nkuko tuzabibona tumuha ikizamini cyo kuba afungura Qur'ani akagenda atubwira inyuguti nkuko umwanditsi rahimahullah yabiduteguriye, anatwereka uko tugomba kubigenza igihe umunyeshuri yarangije isomo rya kabiri ndetse n'irya gatatu. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.